Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Dushimye Imana muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Imana ituremeye kandi Imana itwongereye kongera kubona ibyiza. Turashima Imana yuko yatuzigamye mu magana menshi. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Munyemerere dushime Imana kubw'iki gitondo. Mukanya turaza twinjira mu ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Imana ibaha umugisha kandi turabashimira mu mwese mudukurikirana kandi mwarangiza mukabitwereka. Imana ibaha umugisha. Reka dushime Imana, Mana ya Abraham, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana y'imbaraga, byiringiro byacu, umucunguzi wacu. Ndagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo. Mana nguhaye icyubahiro kubw'iki gitondo cyiza. Mana nguhaye icyubahiro kubw'uyu munsi mushya uturemeye. Mana turagushimye kuko turi amahoro. Mwami turagushimye kuko turi bazima. Mana turagushimye kuko Uwiteka Imana Nyiringabo ari wowe Nyagasani Data wabyemeye. Nukuri Mwami, si imbaraga zacu ahubwo n'ubuntu bwawe Papa. Imitima yacu icishijwe bugufi muri iki gitondo kugira ngo tugushimire Mwami, kuko uri Imana idukunda, kuko uri Imana itwitayeho, kuko uri Imana ituzi Mwami. Data uratuzi, uzimira iryamire yacu, uzimubyukire yacu, ndetse ijambo ryawe rambwiye ngo n'umusatsi uri ku mutwe wacu Nyagasani Data urawuzi. Muri iki gitondo Nyagasani Data nje imbere yawe Mwami, nyemerera Uwiteka Imana Nyiringabo uyu munsi tuwushize mu biganza byawe Data. Uyu munsi w'umunsi w'umugisha, umunsi w'ubutsinzi, umunsi wo kunesha, umunsi Nyagasani Data wera wese Mwami wo kongera kubona ibyiza no kongera Nyagasani Data wera wese Mwami kubona kugira neza kwawe. Twemerere mucunguzi wacu iki gitondo Mwami tugendane nawe, ukuboko kwawe kutuweho, imbabazi zawe zitugote, ubuntu bwawe Nyagasani Data butuweho. Turinde imigambi y'abanzi, turinde gukorwa n'isoni Mana, turinde kumwara, turinde ikibi icyo ari cyo cyose Uwiteka Mwami. Turakwinginze tubere Imana kandi utubere Nyagasani Data wera wese Mwami, utubere amagare kandi utubere amafarashi mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Mwami riratubwira muri Zaburi 125 uravuga ngo abiringiye Uwiteka Mwami bameze nk'umusozi Sioni, umusozi udashobora kunyeganyezwa. Mwami Nyiringabo Uwiteka, natwe turakwiringiye, natwe tuguhanze amaso, natwe Nyagasani Data niwe burinzi bwacu Uwiteka. Ngaho Nyagasani Data ukuboko kwawe kube ku buzima bwacu, tuyobora inzira yo gukiranuka, tuyobora inzira yo kukubaha, tuyobora inzira yo gutsinda Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro. Shimwe ni ryawe Mwami none n'iteka ryose, amen. Yesu nashimwe cyane. Itorero ry'Imana turabakiriye mwese mu kubaho kw'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Iki gitondo nzindutse nsoma amagambo meza y'umugaragu w'Imana Salomo mu gitabo cye cy'umubwiriza ibice 9 ku murongo wa 4. Umubwiriza 9 ku murongo wa 4. Reka ndagira ngo utangarize inkuru nziza muri iki gitondo. Kubera ko ugihumeka biracyashoboka no muri uku kwezi, biracyashoboka muri 24. Mana yacu ishimwe cyane. Kuburi kiriho ugihumeka biracyashoboka. Mana yacu ishimwe cyane. Jambo ry'Imana ratubwiye mu mubwiriza ibice 4 ku murongo wa 9 haravuga ngo ufatanya n'abazima bose aba agifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta inaripfuye. Yesu nashimwe cyane. Ndasubiramo ngo ufatanya n'abazima bose aba agifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare yapfuye. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ubwiye ngo waruzi neza ko hari amahirwe ugifite kubera ko ugihumeka, kubera ko ukiri muzima, kubera ko uri amahoro, kubera yuko ubyutse bikemera. Uracyafite amahirwe yo kugera kuri ibyo ngibyo ubona yuko uyu mwaka bidashoboka. Mana yacu ishimwe cyane. Turimo turasoza uyu mwaka, ariko reka nkubwire ngo biracyashoboka. Kubera ko ugihumeka biracyashoboka. Yesu nashimwe cyane. Reka nkubwire umuntu wese ugifite ubuzima aba agifite amahirwe mu buzima. Nubwo bimeze gutyo, nubwo urimo kunyura mu bihe bikomeye, nubwo urimo guca mu nzitane z'ibigeragezo, ariko ndagira ngo ubwire ngo reka nkubwire nubwo bimeze bityo uracyafite andi mahirwe.
nubwo ushoboye, nubwo birashoboka yuko waba ushoboye, birashoboka yuko nta nzira urimo kubona, ariko reka nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Mose ageze ku nyanja yabonaga yuko bisa naho birangiye, yabonaga yuko basumiwe n'ingabo za Farawo, yabonaga imbere ye nta nzira ihari, ariko reka nkubwire Imana yaremye inzira mu nyanja, Abisirayeli basumiwe barangiza inyanja igacikamo kabiri. Mu izina rya Yesu biracyashoboka imbere yawe yuko Imana ishobora kurema inzira aho utarimo kubona. Reka nkubwire ni Imana ivubura amasoko y'amazi mu butayu, ni Imana igitanga manu mu butayu, ni Imana igigaburira abagaragu bayo cyangwa abayubaha nka Eliya, igikona kikamuzanira ibiryo. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo biracyashoboka. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi reka nkubwire ni ngombwa gushima Imana muri uku kwezi, kuko uriho ayari amahirwe aruta andi kandi yubakiyeho n'andi. Kuba uriho byonyine bishimira Imana, kandi kuba uriho ni password yo kugera kuri ibyo ngibyo ubona yuko bidashoboka. Amasezerano yawe ashobora kuba yaratinze, icyo Imana yakuvuzeho gishobora kuba cyaratinze, ariko kuba uri muzima ni ikimenyetso kikwereka yuko amasezerano yawe nayo akiri muri pipeline cyangwa akiri mu rugendo rwo gusohora. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo ufite inkuru nziza muri iki gitondo ikwibutsa ko kubera ko ugihumeka n'ibindi byose ukeka ko byagupfanye bigishoboka kongera kubaho. Kuba ugihumeka ibyo ubona yuko byapfuye biracyashoboka yuko bishobora kongera kubaho. Imana yacu ishimwe cyane. Ndaguhamiriza ko imibanire yawe na runaka ishobora kuba yarapfuye, ariko ishobora kongera kubaho. Imana yacu ishimwe cyane. Isaka ngo yonge asibura amariba yase. Irya mbere bari mutonganyirizaho, irya kabiri naryo barimwirukaraho, ariko ageze ku iriba rya gatatu ngo ntihagire wongera kumutonganya. Aravuga ngo ahantu Miss Rehoboti, mu izina rya Yesu Imana ikugeze kuri Rehoboti muri uku kwezi, muri uyu mwisho w'umwaka, Imana ikugeze kuri Rehoboti yawe. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nkubwire birashoboka yuko ari indwara bakubwiye yuko idashobora gukira, ariko reka nkubwire kuba ukiriho ukiri muzima ni amahirwe yuko ishobora gukira. Yesu nashimwe cyane. Urubyaro rwarabuze, ariko ndagira nkubwire ngo uracyafite amahirwe kuba ugihumeka, ushobora kubyara. Umugore yaragutaye, uracyafite amahirwe yuko ashobora kugaruka mu buzima bwawe, kuko n'Imana yongera yarangiza igashumbusha, cyangwa ishobora kongera igasubiza ibyari byaravuye mu buryo ikabisubiza mu buryo. Yesu nashimwe cyane. Reka nkubwire ubucuruzi bwaranze, ariko uracyafite amahirwe yuko ushobora kongera gutangira kandi bigakunda. Rero ndagira nkubwire ngo biracyashoboka kuba ukiriho ugihumeka muri uku kwezi. Ibyanze muri uyu mwaka uracyafite amahirwe yuko byakongera bikabaho. Imana ibaho umugisha. Wizere Imana kandi uyihanga amaso. Ni Imana ishobora byose, ni Imana itabesha, ni Imana isezeranya yarangiza igasohora, ni Imana ikura umuntu ahari hasuzuguritse yarangiza ikakwicaza aho umuryango utigeze ukwicaza. Mana turagushimiye data, tuguhaye icyubahiro. Uwiteka ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe nyagasani data rirarema. Uravuze ngo ufatanye n'abazima bose abagifite ibyiringiro ko imbwa nzima iruta intare yapfuye. Mu izina rya Yesu twebwe turi bazima, twebwe turi amahoro. Kuba turiho Mwami n'ibyiringiro bikomeye ku buzima bwacu. Twemerere nyagasani data ibyo twabonaga yuko bidashoboka, mu izina rya Yesu biracyashoboka. Kandi nyagasani data twongerere kwizera, twongerere ibyiringiro mu izina rya Yesu.
Data ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, nguhaye icyubahiro muri uyu mugoroba, nguhaye icyubahiro muri iki gitondo, mu izina rya Yesu Kristo. Komeza kutubera Imana kandi utubera imbaraga. Shimwe n'ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Mugire umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane namwe.